Yes, reka nkwereze ikaze rero no kukwifuriza komeza kugubwa neza. Iyi channel ni Kamatoki TV, ngira ngo nawe nkubwire ngo komeza kumererwa neza no kugubwa neza. Kuri uyu munsi wa none tariki 20 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2024, iminsi ikomeje kugenda neza cyane yihuta kugira ngo dusatire gusoza umwaka. Ngira ngo iyo twasoje umwaka ni Kigali biba ari umuriro fire. Ngira ngo abenshi murabizi. Reka rero nsuhuza abantu baherereye mu gihugu cy'abaturanyi hariya mu Burundi, nanababwira ngo mukomeze kwihangana kuko ni igihe kibiza hariya mu Burundi. Ngira ngo nigeze kubereka inkuru amazi yari yateye hari ibigo bigiye bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse anasenya bimwe mu bikorwa remezo. Ngira ngo mbihanganisha, ariko nanone nanabasuhuza. Nongera gusuhuza inshuti zanjye ziri Tanzania, hariya mu gihugu cya Uganda, Dubai, mwese mbareba kabisa yo muri gutera komete. Ntibagiwe za nshuti zanjye ebyiri ziherereye muri Amerika, nazo ngira ngo zibwira ati tuba turi kumwe 5 hano mu Rwanda kabisa. Nuko ari bidashoboka nanjye ndamutse nerekeje mu gihugu cya Amerika, n'abandi nabasha kuruhukira uretse zira nshuti zanjye zikunda gukurikirana ibiganiro nkora ndetse n'amafilime yacu. Nge rero nje kwanzika mu kiganiro cy'urukundo rwa Nyambo rwamenyekanye hamwe na Titi Brown ku munsi w'ejo. Ejo hashize nibwo uyu musore Titi Brown yatereraga ivi Nyambo. Ni nyuma y'uko abantu benshi bari bakomeje kugenda bibaza umukunzi wa Nyambo ukomeza gukurura abasore benshi, bakaba bamuhimba Miss Nyambo. Yagerageje kuba Miss wa 2013 ariko ntibyakunda, hita yerekeza mu bijyanye no guhigira amafaranga mu buzima bwa filime ndetse na komedi. Uyu mukobwa bita Nyambo ubu ngubu asigaye ari umukobwa ufite amafaranga menshi cyane, akaba atuye hariya ku Gisozi kabisa. Uramutse umushaka tuyara ku Gisozi ahantu bita mu Bivoka, ahantu hiswe gutyo nyine mu gace ugeze ara ku Gisozi ukagunywa gatambikaho ko cyane ngo kwa Nyirimineke, ukamanuka gato ahantu bita mu Bivoka. Hafi aho ngaho niho uyu mukobwa atuye mu nzu nziza cyane. Akaba afite filime kandi zigera kuri 2, iyo bita The Message. Akaba afite n'indi filime bise Ibanga, ariyo muri kujya mureba muri iyi minsi. Ntabwo nje kuvuga ku bikorwa bye by'uyu mukobwa, ahubwo nje kuvuga ku bijyanye n'umukunzi we. Nyuma nyine yo gukora ibyo bikorwa byose, nawe aragaruka akaba umuntu usanzwe. Ejo nibwo hagaragaye inkuru y'uko uyu mukobwa Nyambo yaba yambikanye impeta n'uwo bita Titi Brown, cyangwa se Titi Brown akaba ya TV amusaba ko yamubera umugore, nk'uko muri kugenda mubibona ku mafoto nagiye mbashakira. Ngira ngo mu minsi yashize nari naberetse ifoto ya Nyambo yari iteye isoni bamwe mu bafana be. Uyu munsi ahise abatungurana, noneho ahita abereka umwe mu bakunzi be. Uyu mukobwa Nyambo abenshi bari bazi yuko ngo ari sheri wa Kiramani, kubera yuko bamwe muri bo batari bazi yuko Kiramani ashobora kuba afite umugore. Ndetse ejo bundi Kiramani akora ubukwe nibwo byamenyekanye. Nyuma abandi bagendaga bakeka yuko ashobora kuba ari sheri wa Nsabi, ariko ibi byose byari bihuha. Ukuri kuzima kukaba kwamaze kugira hanze ku bijyanye n'urukundo rwe na Titi Brown. Bakaba bavugwa yuko bagiye kuba barushinga. Hari abandi nkurikije umunsi umwe wonyine nigeze kugera kuri shoot ya Nyambo na ba Kiramani, ndetse uwo munsi nari mari. Ari umwe mu basore umuntu yanongeho agatoki ambwira yuko uwo musore uri kugenda ngacicikana ari we mukunzi wa Nyambo, ngo akaba ari n'umwe mu bapatena cyangwa se abafatanyabikorwa ngo bashobora kuba bamushorera amafaranga mu bijyanye n'ibyo Nyambo akora. Uwo nguwo akaba ari we ngo fiance wa Nyambo. Narabyemeye uwo munsi kubera ko ntari mbizi, ariko nyuma y'igihe gitoya cyane nza kumva yuko ejo ku munsi w'ejo hashize nza kubona ko yambikanye impeta n'uwo bita Titi Brown. Mpita mbona yuko uwambwiye za nkuru za mbere ko ari ukubeshya, cyangwa se byaba atari ukubeshya bikaba ari bimwe by'abakobwa batendeka. Ariko sinumva uburyo ki uwo muntu yaba yarashoreye amafaranga menshi cyane, kuko buriya filime ni ikintu gitwara amafaranga menshi cyane. Ntabwo numva yuko uwo mujama yaba yarashoreye amafaranga Nyambo akamubeshya. Iyi rero ni message Titi Brown yaganiranye na Nyambo hari ku rubuga rwa Instagram. Navuze ati reka nyuma fatire nyibasanire musome namwe mugire bimwe mwemeza ku bijyanye n'urukundo rwa Nyambo n'uwo bita Titi Brown. Titi Brown ugenda uzamuka mu ntera nyine kabisa, nk'uko muri kubibona ku mafoto. Uyu musore akaba yegukanye Miss Nyambo wo mu Rwanda. Ngira ngo muri kubibona. Nyambo nawe ntabwo ari umukobwa mubi, ariko nanone Titi Brown nawe ntacyo atwaye. Ku ruhande rwa bose twagira ngo tubifurize rwose gukomeza kugubwa neza no kumererwa neza mu rukundo rwabo rwa Titi Brown ndetse na Nyambo.
ibintu bigenda bikurikira tugenda tubimenya ku masaha n'igicamunsi cy'uyu munsi, ku bijyanye n'urukundo rwabo na byinshi abantu bagiye bavugaho nyuma yo kubona ibi ngibi byabaye. Reka mbifurize gukomeza kumererwa neza no gukurikirana ibiganiro byacu by'ahazaza cyangwa se biri kuza mu masaha akurikira. Iyi channel ni Kamatoki TV, we kanda subscribe akajambo k'iburyo, nta kintu na kimwe uzigera ucikanwa nubikora gutya.